amafaranga agiye Dubai garasize. Yagiye Dubai se? Bamutatamuye zuru kubona ari kugenda nk'abandi kuko ari kwihengeka ngo batamuba. Jewe Dubai? Wakanya kutagiye kwitatamuza Dubai. Jewe? Wowe ndo arabihakanye. Byarise? Uyu ntabuze ntabo amenya. Nawe kweli Siko yasengaga byaje kugenda. Ibyo gusenga yabiteye umugongo. Iyo turebye imbuga nkoranyambaga zigezweho nka TikTok, Instagram cyangwa YouTube, uyu munsi dutungurwa no kubona amashusho n'amavideo y'ibyamamare by'Abanyarwanda cyane cyane abakobwa bafite uburanga buhebuje bambaye imyambaro igezweho barimo gutembera cyangwa bafata amafoto mu mujyi ya za Dubai. Usanga amazina nka Shadibu, Nyambo n'abandi benshi bavugwaho kenshi cyane bagaragaye Dubai. Benshi muri twe twagiye tubona amafoto yabo bicaye mu modoka zihenze cyane cyangwa bari mu mazu akomeye, rimwe na rimwe bari mu mahoteli akomeye ku nyanja se cyangwa ku butayu bwa Dubai. Aha niho bahereye baca umugani bavuga bati Dubai yabaye umujyi w'inzozi z'Abanyarwanda benshi. Ariko si muzukuri iki gituma buri gihe tubona ibyamamare cyane cyane abakobwa bakunda kugaragara muri Dubai. Ese ku mujyi wa Dubai ni umujyi w'amahirwe n'ubutunzi w'imodoka zihenze n'amaresitora ahenze gusa, cyangwa hari izindi mbaraga zituma benshi bakunda kuhajya nahe mabanga arimo? Komeza urebe iyi video kugeza irangiye basobanukirwa amabara n'amarorerwa aberayo cyane cyane ibijyanye n'ubusambanyi. Uyu munsi ni ugusobanukirwa neza uwo mujyi wa Dubai, tugiye kureba impamvu wagizwe inzozi z'Abanyarwanda benshi n'Abanyafurika ku bwinshi ndetse no ku isi hose, n'ukuntu wahindutse urubuga rw'ibyamamare ndetse n'abakobwa beza aho basambanywa mu buryo bwa kinyamaswa. Ngewe ni Sam W Kiki, icyo gukora ni cya kindi, subscribe tuzajya ucibwa. Hari imvugo ikomeje kuvugwa cyane ku nkoranyambaga by'umwihariko kuri TikTok yitwa Dubai Polita Body. Iri jambo rikoreshwa mu kugaragaza ibirori bibonwa n'abantu basanzwe ko ari ibyo kwishimisha gusa. Hari amakuru akomeje gukwirakwira avuga ko ari ibirori bidasanzwe, aho ngo bamwe mu bakiri bato bakwigira no ku isi bajya Dubai bagatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo bahabwe abakobwa bararana nabo. Muri ibyo bikorwa byagiye bisobanurwa, usanga bavuga ko abakobwa basambanywa mu buryo bwa kinyamaswa. Abo bagabo batanze amafaranga ngo bakora ibikorwa bibabaza umubiri by'ubugome cyane. Ibi ngo bikorwa n'abantu bafite amafaranga menshi cyane cyangwa se abanyemari bakomeye bakoresha ubukire bwabo nk'igikoresho cyo kubabaza abakobwa bakiri bato. Ibi babikora kugira ngo bagire ku byishimo byabo bya nyuma. Hari hashtag yitwa Dubai Polita Body imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 450 kuri TikTok. Nubwo abantu bamwe baba batabizi, yabaye icyambu cyo gukwirakwiza ubwiru bw'uko umukobwa wabyifuza wese ahabwa ibyo akeneye byose n'amakuru yose asabwa, hanyuma akerekeza Dubai. Bamwe bibwira ko ari akazi gasanzwe gukora ku mahoteli, nyamara gusambanywa ku bunyamaswa. Gusa hari n'abandi bajyayo babizi neza ko ari gusambanywa bagahabwa amafaranga. Ibi birababaje nubwo bimaze gufatwa nk'ibisanzwe, kumva ko umukobwa yakwemera gusambanywa mu buryo bwa kinyamaswa kugira ngo yishyurwe ibihumbi by'amadolari. Ibi bikaba bigaragaza uburyo ubukene, irari ry'ibyiza by'isi no gushaka kubaho mu buzima buhenze bihindura umuntu igikoresho aho kuba umuntu. BBC yasohoye inkuru yaciye ibintu kuri zino mbuga nkoranyambaga ivuga ku mugabo witwa Charles Mwesigwa, umunya-Uganda wigeze kuba mu Bwongereza i Londres hanyuma aza kwimukira i Dubai. Uyu mugabo arashinjwa gukoresha amayeri atandukanye yo kuba akora ubucuruzi bw'ibitsina by'abakobwa hamwe no gushora abakobwa mu bikorwa byo kwigurisha. Bamwe bamaze kwemeza ko ari we mucuruzi ukomeye mu bucuruzi bw'igitsina. Inkuru ikomeje gukwirakwira ivuga uburyo yabigenzaga. Nk'uko yabigenzaga rero, ngo yashakaga abakobwa b'Abanyafurika akabashukashuka abashukisha amahirwe y'akazi keza muri Dubai. Ngo yabizizaga ko bazakorera mu masoko, mu mahoteli cyangwa mu bigo by'ubucuruzi byiyubashye. Avuga benshi cyane cyane abakomoka muri Uganda cyangwa abandi bahaba baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika, aho ubushomeri buba buri hejuru cyane, bahitaga babyemera cyane bihuse cyane batabashe kuziyaza cyangwa gutekereza. Gusa bakambwira ko nta bushobozi bwo kubona tike na visa. Uyu mugabo Mwesigwa yabahaga itike n'indege akabafasha gushaka visa ndetse n'aho bacumbika. Ariko ngo iyo babanaga kugera Dubai basaga ibyo babwiye ari ibinyoma. Mu by'ukuri babaga bajyanywe kuba ibikoresho byo kwishimisha ku baherwe, babanzaga kubyanga bakababwira ko mbere yo kubyanga ko babanza kwishyura amafaranga yose batanzweho kugira ngo bagereyo, harimo tike, visa, icumbi ndetse n'ibiryo bagiye bahabwa. Bakomezaga bababwira ko cyangwa bagahitamo gukora akazi ko kuryamana n'abakiriya, wowe ukagenerwa 30%. Nta yandi mahitamo, abakobwa biza b'ibimero barabyemeraga kuko ayo madeni bashinjwaga yabaga aremereye cyane. Kubyemera rero bikaba byabaga ari ugupfa uhagaze kuko ntabwo washoboraga kwishyura ayo madeni yose. Umukobwa yisangaga ari mu mitego itamworoheye, ntaho yahungira kuko na leta ubwayo ngo yari izi neza ibi bikorwa ariko ntihagire igikorwa, ndetse n'abayobozi bakuru bwabo babaga muri bino bikorwa baza nyine bakabagura.
Biragaragaye ko abakobwa benshi b'Abanyafurika bashobora mu buzima bw'ubucakara bushya, nyamara ntabwo tubimenya iyo turebye amashusho yabo meza tubona kuri Instagram cyangwa kuri TikTok. Ubuhamya bwatanzwe na bamwe mu bakobwa bageze muri buno buzima butuma umuntu agira ubwoba. Mia, umukobwa w'imyaka 23 wo muri Uganda, yavuze ko bamubwiye ko agiye gukora mu mahoteli i Dubai, ariko agezeyo yasanze asabwa gukora ibintu bidashoboka. Yaragize ati, umunsi wa mbere ninjijwe mu cyumba cyari kirimo abagabo 3 b'abazungu. Bambwiye ko icyo ngiye gukora ari ugushimisha abo bazungu bose, nkaza guhabwa 30% y'amafaranga batanze. Abo bazungu bantetse gukora ibintu ntabasha kuvuga, baranshinyaguriye, barankubise, baranyandagaje kugeza aho numvaga ngiye gupfa. Undi mukobwa witwa Alex we yavuze ko ijoro yashyirwaga mu nzu hamwe n'abandi bakobwa bagera muri 50 bose b'abanyamahanga bakomoka muri Afurika. Ati, twabaga tumeze nk'ibicuruzwa ku isoko, gake gake badushyiraga abagabo b'abazungu. Iyo twagiragayo badusabaga ibikorwa biteye isoni, iyo kunywa inka zacu, kubanza kudukubita se bakadusambanya mu buryo bw'inyamaswa. Abazungu bavuga ko bashimishwa no kubona umukobwa w'umunyafurika arira, kuri bo biba biteye ubwuzu. Ibi bikorwa byose bigaragaza uburyo abirabura bakoreshwa nk'inyamaswa, nk'igikoresho cyo kwinezeza mu buryo bw'akabumamuntu. Si ubucuruzi gusa, ahubwo ni ugusenya isura y'abantu, guhindura umuntu igikoresho cy'uburaya. Hari n'abakobwa batigeze bava muri buno buzima, urugero nka Monica, Karungi na Kayira n'andi mazina azwi cyane muri Uganda. Bombi bavuga ko bapfiriye i Dubai nyuma yo gushorwa muri ibikorwa nk'ibi. Imiryango yabo ntigeze imenya neza uko bapfuye cyangwa aho bashyinguwe. Imva zitazwi za Dubai zuzuye abakobwa b'abanyamahanga b'abirabura benshi bakomoka muri Uganda, Kenya, u Rwanda, mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika y'Iburasirazuba. Bapfuye bazize amayeri yo kubeshywa akazi, bakisanga mu busambanyi bw'abakire, bashatse kwivumbura, baricwa cyangwa babipfiriyemo, imirambo yabo igashyingwa mu ibanga, nta muntu n'umwe uzi aho bashyirwa. Uburyo abacuruzi b'ibitsina by'abakobwa bakoresha ni uburiganya buteye ubwoba. Mwesigwa n'abandi nkawe babeshya kuvuga ko babona akazi Dubai keza, gukora mu masoko, mu mahoteli cyangwa mu bigo bikomeye by'ubucuruzi. Uko babigaragaza byose biba bisa nk'inzozi umuntu ahora asengera, ariko bakigerayo bahita babwirwa ko ari ugusambana n'abakire bishyuye, bagahabwa 30% y'ayo mukiriya yatanze. Iyo wanze ushyirwaho amadeni manini, bakubwira ko ugomba kwishyura itike y'indege, visa, icumba ndetse n'ibiryo byiza wariye. Urabibura ugahebera urwaje. Iyo utabikoze urashimutwa, bakakujugunya hanze cyangwa bakakubita bikomeye. Abo bakobwa ntibabona aho bahungira kuko pasiporo zabo baba bazambuwe, ntibamenya aho bagana ngo basabe ubufasha. Kuba muri Afurika biganje ubushomeri by'umwihariko mu rubyiruko bituma Dubai n'ibindi bihugu by'i Burayi bigaragara nk'aho hari amahirwe cyane ku bakobwa. Abakobwa benshi bizera ko iyo berekejeyo baba bagiye kubona ubuzima bwiza, nyamara ibyo bizezwa haba hihishwa ubucakara bugezweho. Imiryango iba isigaye inyuma muri Afurika iguma mu gahinda. Hari n'abatekereza ko abana babo bazagaruka bagasubira iwabo bafite amafaranga, ariko amakuru aza kubageraho ni ay'urupfu. Urugero nk'umuryango wa Monica wakomeje guhora mu marira, nta n'umwe uzi neza aho umukobwa wabo ashyinguye. Niba hari ibintu biteye ubwoba mu buzima n'ibi, tekereza nawe abakobwa 50 bafungiye mu nzu imwe, buri wese ameze nk'igicuruzwa ku isoko. Abakiriya b'abanyamahanga beza bafite amahitamo baza basaba ibyo bashaka, harimo n'ibintu by'indengakamere bidakwiriye umuntu. Umubiri w'umuntu ugurishwa nk'igikinisho, nta mbabazi. Umukobwa mwiza w'ikimero agasigara ari inyama y'igikoresho cyo kwishimishaho. Hari abacika intege, abandi bagasambanywa kugeza bapfuye, abandi bakaba mu nyubako ndende barimo guhunga, imirambo yabo ikajya gushyingurwa mu mva zitazwi i Dubai. Hari ubutumwa bukomeye bugenewe urubyiruko: ntuzemere ko ifoto nziza ubonye kuri Instagram ikugira imfungo i Dubai. Iyo uhisemo kugenda, ujye ubanza umenye neza icyo ugiyemo, kuko mbere y'amarembo y'amatafari y'umujyi w'inzozi kuri benshi hashobora kuba hari urugobo rw'urupfu. Twatangiriye kuri iki kibazo: ese Dubai koko ni umujyi w'inzozi? Igisubizo ni iki: oya, Dubai si umujyi w'inzozi gusa, ahubwo ni umujyi w'ibanga rikomeye yuzuyemo amarorerwa, ubusambanyi n'iyicarubozo ryamburwa abakobwa b'Abanyafurika ubumuntu. Ntukemere ko wowe cyangwa uwawe mwese muhinduka ibikoresho by'abandi bantu, abaherwe bafite amafaranga. Shishikariza abandi kuganira kuri iki kibazo, kugisangiza no guharanira ko nta mukobwa w'umunyarwanda akongera kugwa muri uwo mutego w'ubucakara bwo mu kinyejana cya 21.